bihamya ku itorero eh, ni umuzingo waho wa mbere, ni umuzingo waho wa mbere, igice cya 10 niho amagambo tuyabona. Reka ubwo nacyo muzamuke byose ndabibabwirwa muzahita mubona ko n'ubwa ntabwo nabikize n'ibiki kutabageraho ko ari volume ya mbere, ariko ubwo ni igice igitabo cya mbere cy'ibihamya mu Gifaransa, témoignage pour l'église volume 1 chapitre 10, niho amagambo tugiye kureba ari. Le crible donc témoignage pour l'église, le chapitre 10, batubwira ko le 20 novembre 1857 muri mwaka w'1857, murumva ni imbere y'uko rwose bajya gutandukana nabo abatsiko bundi, yagiye muja w'Imana yabonye inzozi, izo nzozi zimwereka ishugurwa rigoye kuba mu bwoko bw'Imana. Abantu bakeya, quelques personnes plaidaient avec Dieu, manifestant une foi ferme et poussant des cris d'agonie. Muri yabonye ko abantu bakeya bafite ukwizera gushikamye, babaga rwose binira bataka nk'abarembye. Leur visage était pâle, trahissait une anxiété profonde, exprimant les luttes intérieures. Mu maso habo habaga hijimye, bigaragara yuko bafite akababaro gakomeye, byerekana ko hari intambara bafite muri bo. Leur fermeté et leur piété solisaient dans leur attitude, tandis que les grosses gouttes de sueur tombaient de leur front. Uko gushikama kwabo no kubaha Imana byaragaragaraga muri bo, ndetse ngo ibitonyanga binini bikagwa, ibitonyanga by'itutu ryabo bigashoka mu maso yabo. De temps en temps, l'approbation de Dieu illuminait leur visage, puis la même angoisse solennelle s'emparait d'elle. Rimwe na none bakageraho rimwe rimwe rwose bakongera kuvuga, bari gusubizwamo ibyiringiro, umucyo wiva mu ijuru ukamurikira mu maso habo, ukamurika ku maso habo, ariko nyuma ngo none bakongera kuba bakagaragaza ko bafite akababaro gakomeye. Urumva ko abo bantu bari kugira bate, bari ikintu kibababaje, bari gusenga, bari kwinira ibibi bari kubona, hari ikintu kibumva kibaremereye. Mwibuke yuko abantu ngo bazashyirwaho ikimenyetso cy'Imana ihoraho, ari babandi bazabinira ngo ibibi biri kuba mu isi bababajwe nabyo, ku buryo rero bari bazashyirwaho ikimenyetso. Amagambo twayabonye muri Ezekiyeli igice cya 4, niboneka neza. Ezekiyeli nyarebe ntavaho abayenda bamwe kugira muhite mubona imirongo neza aho muzamuhita muyishakira. Abo ngabo babinira bababajwe n'ibizira, abashyirwaho ikimenyetso cy'Imana ihoraho ni Ezekiyeli igice cya 9, igice cya 9 ku murongo wa 4, niho mwayabona. Ngo Imana yabwira marayika, barabwiraga marayika ngo nanyure mu Yerusalemu, bashyira ikimenyetso mu ruhanga rwa bose binira, bari kubabazwa n'ibibi biri gukorerwa aho ngaho
aho hantu aho urumva rero ngo aba bantu uvuga ngo bo bari mu buryo bari mu gusenga, bari mu kintu cyo gushaka gusobanura, kumva ko ibyo byose hari ibintu koko bibabaje bigomba kuva, hari ikintu kibababaje, ntabwo bari muri bandi badafite ibyo bitaho. Mwibuke ko aho ngaho tuvuga ngo bafite ukwizera ini foi ferme. Mwibuke ko muri ya miti bahabwa bavuga ikenewe harimo la foi, l'or, izahabu yatunganijwe mu ruganda, twabonye ko ngo ari ukwizera, la foi bagomba kuba bafite. Les anges de Satan les entouraient en foule, comme une nuée ténébreuse, afin de leur cacher Jésus et de les amener à perdre leur confiance en Dieu et à murmurer contre lui. Abamarayika ba Satani babaga bari benshi, barazaga bakabagota ngo bakashaka bakabazanamo icyo gihu cy'umwijima cyo kugira ngo bababuze kureba kugumya gutumbira Kristo, noneho ngo babatume babura ibyiringiro ku Mana, batangire kwijujuta. Mwibuke yuko Abisirayeli ba kera igihe bari kuhagera kwambuka kugira ngo bagere i Kanani, kubera kwijujuta kwabo byatumye batinda mu nzira, ndetse mwabonye ko urugendo batarurangije, abo ngabo baguye mu butayu. Byabaye ngombwa yuko abana babo aribo bashobora kugera i Kanani. Aha rero naho tugeze aha ngaha, ndetse ayo magambo numva ari muri evangelize, ayo magambo twabona bavuga ko iyo Isirayeli ya kera, ngo Isirayeli y'ubu ngubu nyine aribo ubwoko bw'Imana muri iki gihe, abo ngabo nabo bari guhura n'ibigeragezo bimeze nk'ibyo. Urumva ko Satani aha ngaha bari kutwereka ko ngo icyo kintu nicyo abamarayika ba Satani bari gutegura kugira ngo abana b'Imana bagwe muri icyo kintu cyo kwijujuta nk'uko byabaye ku Bisirayeli ba kera. Leur seule sauvegarde était de regarder au ciel avec persévérance. Iyo kugira ngo bashobore gushikamanya ko amakiriro yabo yari ashingiye ko kureba gusa kw'ijuru, bakaba ariho bajya gutumbiraho nyine. Des anges de Dieu avaient reçu la mission de veiller sur son peuple, et ils agitaient sans cesse leurs ailes pour dissiper des nuages que les démons amassaient sur ces âmes en détresse. Abamarayika b'ijuru bari bahawe inshingano nabo yo kuza kwirukana umwijima uba bari abo bakozi ba Satani bari kuzana, kugira ngo ibyiringiro by'abana b'Imana bigumye kurindwa, nabo bagumye guhoza ibyiringiro ku Mana. Mais je vis des chrétiens qui ne vivaient pas dans cette atmosphère d'angoisse et de prière. Ariko muri abo ngabo hari bamwe bari aho ngaho bitwa ngo nabo n'Abakristo, bo badafite icyo bitayeho, batababajwe n'ibyo ngibyo, batari muri icyo gihe, batari mu gusenga. Il paraissait indifférent car il ne résistait pas à l'œuvre des ténèbres qui les entourait de leurs épais nuages. Abo bantu basaga nkaho ntacyo bitayeho, ndetse ntibashoboraga gutsinda ibyo bigeragezo byabaga babashyizeho by'umwijima, byabaga byabagose y'umwijima, abo bamarayika ba Satani babaga babagotejeje. Aussi les anges les abandonnèrent-ils pour voler au secours à ceux qui mettaient toute leur énergie à résister aux démons et qui criaient vers Dieu avec persévérance. Abo ngabo badafite icyo bitayeho, abamarayika b'ijuru babandi bari bahawe inshingano yo kujya kurengera abana b'Imana, abo ngabo bagira barageza no barabihorera, kuko babonaga ntacyo bitayeho,
ngo barabihorera, ahubwo noneho bagenda bajya kureba ba bandi bakeneye ugutabarwa, abo ngabo bari gutakamba, abo ngabo bari gusenga, kuko abo ngabo nibo baga bashaka kugira ngo batsinde ibyo bigeragezo, abo bakozi ba Satani babaga bazanye, abo bamarayika ba Satani babaga bazanye. Les anges laissaient donc ceux qui ne faisaient aucun effort personnel, et je perdis de vue ces gens-là. Abamarayika baretse abo ngabo batagira ikintu bashaka gukora na gitoya, batari kurwanya uwo mwijima wa Satani aba yabazanyeho, ngo noneho nyuma yaho abo ngabo rwose bazimiriye mu mwijima. Tandis que les autres persévéraient dans la prière, par intervalle, un rayon de lumière de Jésus descendait jusqu'à eux et pour les encourager, éclairer le visage. Noneho bandi bo bagumye guhanga amaso, bagumye gushika mu masengesho, mu mwanya hageraga umucyo w'imwe uva kuri Kristo ukaza ukabamurikira, ukababwira mu maze, noneho ukabatera kugira ishyaka ryo kurushaho gukomera, maze mu maso bakarushaho kugira umucyo, urushaho kubaha imbaraga zo kurushaho gukomeza. Murumva ko mu guhati turi kubona iki? Bandi bemereye, abo bari kwemerera n'abamugabo wo guhamya, bo bari kubabazwa n'ibi, bari kubona ko hari ikintu kibabaje koko. Mwibuke yuko wa muti wo gusiga ku maso wagombaga gutuma barushaho gusobanukirwa neza n'uko bari, ndetse urumva ko bashobora gusobanukirwa, bashobora no kubabazwa n'ibyo bari kubona, cyangwa se n'ingorane barimo, ndetse bagahita bashobora kubona ngo n'icyaha uko cyaba kiri mu buryo bwose, bagahita bagisobanukirwa, bikarushaho gutabaza ijuru. Ngibi byatumaga noneho abo ngabo barushaho kujya mu masengesho, bakarushaho kutakamba, bakarushaho gushyira ibyiringiro byabo ku Mana, maze ngo abamarayika bahawe iyo nshingano yo kubarinda bakaza bakabegera, n'umucyo ukava kuri Yesu uje kubakomeza kugira ngo barusheho gushikama. Ariko abandi bo kubera ko nta icyo babitaho, bose bari kumwe n'abandi, ariko bagera ubwo noneho bo bagenda barushaho kugenda barungutana. Ibyo mwumva ko birayi gusa na bya bindi twabonye byabaye muri kiriya gihe kirekire bari kwegereza uriya mwaka w'1944, nabo twabonye ko bari bamwe baga bakurikiye abandi gusa, ariko cyatumye abo bose babaga bakurikiye nta byiringiro bafite bawihamye, abo bagize bote barashugwe bajya ku ruhande, hasigara bakeya bonyine, aribo barangije urugendo twabonye bagera kuri 50. Twabonye ko abandi bagize bararongotana, barabura neza. Noneho turebye gato ikindi gikurikira nuko batwereka yuko umuja w'Imana ngo yaje kwibaza avuga, ariko se bigenze bite? Ni igiki gitumye, ni igiki cyateye kiriya kigeragezo? Je demandais alors ce que signifiait cette épreuve. Il m'a répondu qu'elle était le résultat de l'appel adressé aux Laodicéens par le témoin fidèle. Noneho yaribaje ati, ni igiki gitumye kiriya kigeragezo bimeze kuriya bibageraho? Ni igiki gitumye bamwe bari kugenda barongotana kuriya? Ni iki gitumye haboneka biriya bihande bibiri bigaragara? Hari bamwe ko bari mu masengesho babajwe no bari gushaka kurushaho gukiranuka, hari n'abandi batafite icyo bitayeho. Ngo marayika aramubwiye ati, il me fait répondre, yarakubaza ngo icyaba cyateye iryo shungurwa, ibyo bihande bibiri bitangiye kugaragara. Abona ko ngo yabwiwe yuko ngo ibyo ngibyo biturutse kuri ya nama yahawe Abanyalaodikiya, ya nama itangwa n'umugabo wo guhamya. Celui qui l'accepte sera amené à se réformer et à proclamer la vérité dans toute sa pureté. Abo bazemera inama y'umugabo wo guhamya bazahinduka
kandi batangaze ukuri mu kwera kwawo. Mwibuke yuko twabonye yuko ba bandi muri mwaka w'1944 ngo Kristo ntabwo bagaruka, abantu ngo basabwa kureka inyigisho z'ibinyoma, bakareka imihango, ngo bakagarukira Imana n'ijambo ryayo uko riri mu kuri kwaryo. Aba rero nabo tubonye yuko ngo abo bantu bazemera inama y'umugabo wo guhamya, bo bazemera za nama, bazemera wa muti, bazahindukira ijambo ry'Imana, bazahindukira Imana yose reforme, basigaye batangaze ukuri kw'ijambo ry'Imana mu kwera kwaryo. Mais tous ne l'accepteront pas. Ariko bose ntabwo ariko bazabyemera. Et il en est qui se lèveront contre son message. Hari bamwe bazahagurukira ngo kurwanya ubwo butumwa, bazahagurukira kurwanya uwo mucyo. Aussi le peuple de Dieu sera-t-il passé au crime. Icyo gihe abazameze bityo, abamwe bazahagurukiye kurwanya uwo mucyo, uwo bazahagurukiye kurwanya inama y'umugabo wo guhamya, bizatuma haboneka uko gushungurwa. On a prêté peu d'attention aux paroles des témoins fidèles. Ntabwo twitaye ku magambo iyo nama y'umugabo wo guhamya. Alors que la destinée de l'église en dépend. Ntabwo twitaye kuri iyo nama y'umugabo wo guhamya, kandi niyo bigaragaza amaherezo y'itorero. On ne l'a pas estimé à sa juste valeur. Ntabwo twigeze tubiha agaciro iyo nama y'umugabo, iyo nama duhabwa, car on ne l'a pas méprisé. Ntabwo twitaye kuri nama y'umugabo wo guhamya, ahubwo twarayirengagije, ntabwo twayaha agaciro kayo. Il faut pourtant qu'il produise une profonde repentance et qu'on l'écoute avec sincérité en s'y conformant afin d'être purifié. Iyo nama y'umugabo ariko il faut pourtant qu'il produise une profonde repentance. Ariko rero iyo nama y'umugabo wo guhamya igomba kutuzanira ukwihana nyako, ukwihana kw'imbere kuzuye, ukwihana nyakuri. Kandi noneho iyo nama twagombye kuyumva, tukayubahiriza, kugira ngo dushobore kwezwa, afin d'être purifié. Mwibuke yuko babana mu 1944 bavuga ngo Kristo ntabwo agomba kuza, kuko bagomba kuba purifié, blanchi et éprouvé. Aha ngaha noneho turukongera kwereka ko hari ikintu cya purification gikenewe. Twongere twibuke wa mugabo Mirere yerekwaga, ugomba kuza afite umukubuzo, akishyira kuri iyo myanda yose, akayishyira ku ruhande. Hagomba igihe cyo kwezwa. Kureke mbere ko dukomeza, kongera turebe ya taburo yacu, kuko itaburo yacu ari kigiye kongera kutwibutsa, kugira ngo turebe iyo nama y'umugabo wo guhamya turi kuvuga, turebe ahantu iri tugereranyije muri ya nzira turi kugenda. Murabona yuko